ndongenda gusuje we muntu wese ukurikirana YouTube channel yacu utuntu n'utundi, akaba ari akanya keza, akanya ngiye kugusobanura ibintu 10 bishobora kuzakurinda stress ubuzima bwawe bwose. Nkaba nshimira nawe muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel yacu, Imana iguha umugisha, kandi nkaba nsaba nawe utari wayikora kugira ngo uyikore, kugira ngo nidushyiraho video nshyashya ujye uzibonera ku gihe. Rero tukaba turatangiye ku bintu 10 bishobora kuzakurinda stress ubuzima bwawe bwose. Ikintu cya mbere kikaba kigira kiti uzirinde kwisanisha n'abantu ubona aha kuri social media ukumva ko babayeho neza kukurusha. Mu by'ukuri ntabwo uzi ubuzima bwabo nyuma y'ayo mafoto meza n'amavideo ubabonamo. Iga kubaho ubuzima bwawe kandi wige gukunda uriwe, bizagufasha gukundwa n'abandi. Ikintu cya kabiri kizakurinda stress ubuzima bwawe bwose akaba ari iki kigira kiti nubona uwo wita umwanzi wawe afite ubumenyi akurusha kandi bukaba bwaramuteje imbere, uzashyire urwango hasi maze ujye kumwigiraho. Ibyo nibyo byiza kuruta gutsimbara ku mateka kandi umwanzi mubi n'ubukene. Icya gatatu kizakurinda stress ubuzima bwawe bwose kikaba kigira kiti ntukigane imibereho y'abandi, buri wese afite ibibazo bye. Inshingano zawe ni ukwita ku byawe naho kureba uko wahindura imibereho yawe. Icya kane kikaba kigira kiti gira inshuti nke kandi gumane hafi yawe izi nkoramutima, inshuti z'ukuri. Icya gatanu kikaba kigira kiti mu buzima bwawe uzirinde gushaka ubukire mu gihe gito. Mu by'ukuri abaherwe bose bafite izina rikomeye kuri iyi si, bafite amateka bubakiyeho, kandi ikitara kuvunye ntiwanamenya kugisigasira. Wowe kora kandi ushyiremo imbaraga, iyo niyo nzira nziza. Icya gatandatu kikaba kigira kiti menya gukoresha igihe cyawe neza, burya igihe kirahenda. Kurya bakunda kuvuga ngo ni gute wagurisha amasaha umaze wicaye, koko bisa n'ibidashoboka, ariko ugurisha icyo wayakoresheje. Icya karindwi kizakurinda stress mu buzima bwawe kandi kigatuma ubaho neza kikaba kigira kiti ntukarushanwe n'umuntu uwo ari we wese uretse wowe ubwawe. Intego ni ugukira, ntago ari ugusana kanaka w'umukire. Icya munane ugomba kuzakora kugira ngo wirinde stress kikaba kigira kiti irinde kugira abakobwa benshi mu buzima bwawe. Ni byiza ko wabaho ufite inshuti z'abakobwa, ariko irinde kubegeza hafi y'ubuzima bwawe mujye muhuzwa n'akazi, kuko amarangamutima kenshi aratuganza. Ibyo rero nubyirinda bizatuma gahunda zawe zihora ku murongo udahinduka. Icya cyenda rero uzakora kugira ngo wirinde stress ubuzima bwawe bwose kikaba kigira kiti irinde ikigare kibi, ni ukuvuga ngo agakungu. Niba ushaka gutera imbere kura agakungu mu buzima bwawe. Niba unafata agacupa gafate utagiye mu kigare ubundi witahire. Icya 10 kikaba kigira kiti gabanya ibirori bya buri weekend. Iyi ni imwe mu mpamvu zituma abasore n'inkumi badatera imbere, kuko nayo bakorera bita make bayamarira mu birori kandi bitanabafatiye umumaro munini. Ikirenze ibyo byose ntuzibagirwe kujya wishira imbere y'Imana. Nkaba ngushimira wowe muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel yacu yitwa utuntu n'utundi. Imana iguha umugisha, kandi nkaba nsaba nawe utari wayikora kugira ngo uyikore, kugira ngo mu gihe dushyizeho izindi video nshyashya ujye uzibonera ku gihe kandi bitakugoye. Amahoro y'Imana abamwanyese naho buta.